Ni gute abana bamenya gukora ibikorwa runaka ndetse bagakuza ubumenyi bubishingiyeho cyangwa se imyitwarire y'ibyo bikorwa. Ibi ni ibyitwa how children develop an occupation. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mwese mukurikiranye Easy Life Talk. Uyu munsi niyo ngingo tuvuze haruguru tugiye kuganiraho. By'ukuri ni byinshi twagiye tuganira iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro twabanje gukora. Batarakikurikiranye twabashishikariza kureba muri comment section kugira ngo murebe link yacyo cyangwa se mugakanda kuri iyi video iri hano hejuru. Umunsi rero turaza kuba dukomereza muri iki gice cyo kureba ngo ni gute abana bamenya gukora ibikorwa runaka ndetse bagakuza ubumenyi bubishingiyeho ndetse n'imyitwarire y'ibyo bikorwa. Reka wenda tuvuge urugero rw'umwana uri kwiga kubaka inzu mu byondo. Afite se ubimushishikariza kuko nawe wenda kera yigeze kubikora nawe akiri umwana. Abana benshi mu biragano bigiye bitandukanye abana usanga kenshi bakina imikino ijya kumera kimwe, nuko igenda ihinduka bitewe n'ibihe. Rero noneho uyu mwana, runo rugero rw'uyu mwana, ikindi wenda afite na iwabo habayo ba nyirarume, ba se wabo baba mu rugo iwabo, nabo bari kumushishikariza kuba mu by'ukuri yakomeza gukina uwo mukino wo kubaka inzu mu byondo. Noneho mu by'ukuri nubwo batagira icyo bamubwira mu buryo bw'amagambo, kuba byonyine bari kumushyigikira muri iki gikorwa arimo cyangwa se muri uyu mukino arimo, byaba iby'akarusho. Nabo bakajya muri uwo mukino, nabo bakaba bamufasha kubaka iyo nzu ye cyangwa se bakaba banamubwira ngo byiza cyane. Bituma ubwo bumenyi mu mwana bwiyubaka cyangwa se bwirema mu buryo yumva ashyigikiwe. Rero abana biga ibyo bakora, abana biga binyuze mu byo bakora, akenshi babikomora ku byo iwabo baba bakora n'ubundi, cyangwa se abo bavandimwe cyangwa se abo ba nyirarume ndetse n'abandi bantu bose baba ari iruhande. Rero umwana nawe iyo abyigiyeho agakura, nawe yarakuze, nawe ni rwo rugero aha abana be baba bazamukomokaho. Rero muri uko gukura k'ubumenyi umwana yiga agira ibyo akora cyangwa se akina, biba mu buryo bubiri. Rero umwana akuza ubumenyi bwe bushingiye ku byo akora cyangwa akina, aca mu bika bibiri, cyangwa se uko kubyiga bica mu bika bibiri. Uburyo bwa mbere rero ni mu buryo bwo kwiga ariko mu gihe gito, ibyitwa short term learning, ndetse n'uburyo bwo kwiga by'igihe kirekire. Ibi byombi rero aha hombi umwana aba yiga ubumenyi akura mu byo akina, nk'uko twari tubivuze haruguru, abo avugana nabo ndetse n'ibiganiro bagirana mu buryo butandukanye. Aha niho umwana agenda amenyera amagambo runaka. Bijya bibaho yuko umubyeyi aba ari kumwe n'umwana, cyangwa se umwana akaba ari nko mu bantu bakuru, abantu bakuru bakumva avuze nk'ijambo, bakibaza se uyu mwana ku myaka ye cyangwa se ku ngano ye mu buryo bw'imyaka ni gute azi kuvuga amagambo nk'aya ngaya. Rero ibyo biba byarakomotse muri ba bantu baba bamukikije. Ikindi umwana yiga muri bino bihe uko ari bibiri ni igisobanuro cy'ubuzima, ibyitwa meaningful well-being cyangwa se life meaning. Ubuzima bufite ikihe gisobanuro? Kuba wenda umwana ari kubaka inzu mu byondo, kuri we biba biri kumwubaka kuzaba uw'umumaro cyangwa se umuntu ufite igisobanuro, kuko wenda kuri we abona kubaka iyo nzu akavuga ngo harajyamo umuryango, harajyamo famiye. Mu by'ukuri ku kigero cye aba yumva ko ibyo bintu bifite igisobanuro kandi gikomeye. Rero ahangaha biba biri kumuremamo kuzaba uw'umumaro. Ikindi ndetse umwana yiga ni ibyitwa identity, kugira identity cyangwa se gusobanukirwa icyo umuntu abereyeho cyangwa se azaba cyo. Ni nko kugira inkomoko cyangwa se kwiyumvamo ikintu runaka uzakora cyangwa se uzaba cyo, ibyitwa identity.
kuko hari uko umwana aba yiyumva iyo atangiye gukura, agatangira kwibona ari nk'umukinnyi, agatangira kwibona ari nk'umwarimu, agatangira kwibona ari mu nshingano zigiye zitandukanye. Ikimutandukanya na mugenzi we wundi bari kumwe cyangwa se no ku bantu bakuru, igitandukanya umuntu mukuru umwe n'undi ni ibyitwa identity, cya kindi bita sense of purpose, cyangwa se ni iki wumva ubereyeho, cyangwa se ni uwuhe mumaro wo kuba uriho. Rero muri iyi mikino abana bakina, muri bino biganiro abana bakora, bumva, ibi byose bibaremamo bino bintu uko ari bibiri tumaze kubona. Rero turabashimiye mwe mwadukurikiranye kugeza kuri uyu munota wa nyuma wa kano gace ka kabiri, cyangwa yego wa kano gace kandi gashingiye ku kiganiro twabagejejeho ubushize. Ni byinshi rero bigikomeje, ibice bindi bikurikiyeho nabyo mu minsi mike turabibagezaho kugira ngo tugende dusobanukirwa ngo ese ni gute umwana ibyo aba akina, ibyo aba arimo, ibyo avugana na bagenzi be, ibyo atega amatwi bitewe n'abo bari kumwe, ni gute bimurema uwo azaba we mu hazaza he. Turabashimiye cyane. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu nibijya biza ujye uhita ubibona. Ikindi muduhe ibitekerezo kuri bino biganiro tubaha muri comment section, kandi nimwibagirwe kuba mwasangiza inshuti n'abavandimwe, kandi nimba wishimiye ikiganiro cyacu please duhe likes, kandi ugumye uko ubikora niko ugumya kugenda ushyigikira ino channel kugira ngo igere kure. Turabashimiye, nakagaruka ibiganiro byacu hano kuri Easy Life Talk.